kanda subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe, biroroshye cyane. Urabona ko ahangaha aba bantu 100 bose babikuje uyu munsi. Abantu 100 bageze ku 100 babikuje uyu munsi. Uyu yabikuje amadolari 32, uyu ni umunyarwanda wabikuje amadolari 28. Urabona ko hariho ibendera ry'u Rwanda. Urabona ko dufite abanyarwanda bari gukoresha iyi website, abari mu Rwanda bamwita Solomon, akaba ari mu gihugu ubanza cya Uganda, akaba yakoreye 55, yakoreye mu Rwanda yakoreye 18, yakoreye 25, yakorera 18, yakorera amadolari 7, yakorera amadolari 5. Aba bose ni amadolari bakoreye uyu munsi. Rero urabona ko yizewe. Nimba wowe utari kubyizera, dore igihugu cy'u Rwanda kiri mu bantu bari gukorera amafaranga. Uyu munyarwanda ni umwe mu bantu bakorera amafaranga menshi uyu munsi. Yakoreye amadolari 28, ndetse n'uyu nguyu yakoreye amadolari 28.56. Aba babiri ni abanyarwanda, ni uwa kane n'uwa gatanu, ni abanyarwanda bakoreye aya mafaranga uyu munsi. Today top earners today. Hey Diamond, which payment method do you want to use today? Ushaka ko tukwishyura gute uyu munsi? Urabona ko nomero yanjye ngiye narabihuje, bakoresha uburyo bwa peer to peer, bakoresha MTN mobile money nk'uko ubireba ahangaha. Urahita ubona nomero yanjye namaje kuba nayishyiramo, nzajya nakiraho amafaranga withdraw funds nk'uko ubireba ahangaha. Hano harimo uburyo bwinshi wakongeraho ukaba wabikuza. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo guhitamo MTN mobile money, warangiza ukaba wakira amafaranga aturutse kuri iyo website. Ikintu uri bukore, idolari rimwe rihagaze amafaranga. Nukenera kubikuza uraza wandikemo umubare w'amafaranga azaba yaje kuri ino ATM 1000, wenda tuvuge amadolari 10. Miriwe neza mwe dukomeza kubana hano umunsi ku wundi, turabashimiye cyane. Uyu munsi nakuzaniye website platform iri kwishyura amafaranga direct kuri Momo, iri kwishyura amafaranga agahita agera kuri Airtel Money na Mobile Money ako kanya. Gusa iyi website yishyura rimwe mu cyumweru. Kubikuza bisaba amadolari 10. Biroroshye cyane rero, icyiza kirimo ni uko ubikuza ako kanya direct agahita akugeraho kuri Mobile Money kandi batagukase. Biroroshye cyane. Ushobora kuba uri kwibaza ati se ni gute nakorera aya mafaranga? Ushobora kuba uri kwibaza uti se ni gute nabona amadolari 10 nkaba nabikuza? Tugira ikibazo. Gukora amadolari 10 byibuze bishobora kugusaba iminsi 3 ndetse n'iminsi 5. Ukaba wabikuza ushyizemo n'imbaraga, ushobora kuyarenza ugasubiza ibibazo bya survey ndetse n'ibindi, ukaba wakoreramo amafaranga. Ngiye gutangira. Urabona ko hano unpaid earning ayo ndarishyurwa. Unpaid earning, amafaranga nakoreye ntarishyurwa, angana na 0.80. Uyu munsi nkaba nahawe bonus y'amadolari angana na 0.6. Aya mafaranga ya bonus uhabwa nawe uri buze kuba wayahabwa n'uwinjirira kuri link ndi buguheze muri description ndetse no muri comment urayisangamo. Ahangaha hasi ni amafaranga mfite kuri wallet ndibuze kuba nabikuza. Ushobora kubikuza ukoresheje Binance, ushobora kubikuza ukoresheje Mobile Money, Airtel Money ndetse n'ibindi. Tudatinze reka nkwereke rero uburyo twayakoreramo. Hano hari task nyinshi. Hano ninjiye kuri task. Ni task ushobora gukora amatask menshi ukaba wakoreramo amafaranga. Aba ni abantu barimo gukorera amafaranga. Urabona ko nk'uyu muntu, uyu muntu afite user name ya TB 260 wo muri iki gihugu kiri bendera uri kureba hano, amaze gukorera amafaranga muri offers mu gukina game angana na 0.270. Uyu nguyu nawe amaze gukora amafaranga angana na 0.388. Aka kanya hashize iminota 10. Urabona ko hashize iminota 10 akoreye aya mafaranga. Sinzi nimba uri kureba, amaze iminota 10 amaze gukorera aya madolari
urabona ko ni ibihugu bitandukanye bikoresha ino app mu gukoreramo amafaranga. Urabona ko nk'uyu nguyu nawe utuye muri iki gihugu, iri bendera sindi kumenya ari iry'ikihe gihugu ngo ngikubwire, amaze iminota 9 akoreye amafaranga agera kuri 0,208. Aya ni amafaranga agera kuri 300 ashize iminota 9 ayakoreye. Aba ni abantu naguheraho urugero bari gukoresha ino website. Urabona ko uyu mumeri washyizeho n'ifoto ye, uyu mumeri utuye muri iki gihugu cy'iri bendera sindi kumenya ngo ni ikihe, amaze gukoreramo amadolari agera kuri 0,204. Aya ni amafaranga agera kuri 300. Ugenda ukora amatasike menshi, ugakora play games nyinshi, ukareba amavideo menshi ndetse n'ibindi cliques ya content videos ndetse n'ibindi, ukaba wakoreramo amafaranga. Dore umuntu rero wabahize mu gukoreramo amafaranga. Uyu muntu yakinnye Torex. Iyi Torex itanga amadolari menshi cyane. Uyu muntu yakinnye Torex neza, akaba atuye muri iki ibendera ry'iki gihugu, nimba ari Uganda sindi kwibuka neza. Akaba akoreyemo byibuze amadolari 17,610. Uyu nguyu aka kanya we yahita abikuza nta kibazo, yahita abikuza kuko amaze kubona amafaranga yo kuba yabikuza. N'uyu nawe urabona ko yakoze hashize iminota 7, akoreyemo amafaranga angana na 0,57 mu gukina offers, mu gukina game. Aba bose urabona ko biterwa n'iminota. Urabona ko n'uyu nguyu hashize iminota 5, n'uyu yashize iminota 5 atsindiye aya mafaranga uri kureba aha ngaha. Biroroshye cyane, nawe ushobora kuba watsindira amafaranga, ukaba wakorera amafaranga menshi muri ino platform, ukinjizamo amafaranga menshi kandi ikiza kirimo ubikuza kuri mobile money ako kanya. Tudatinze natwe reka dutangire dukorere amafaranga. Turaza hano kuri task, kanda hano kuri task, munyihanganire kabanze mfungure data, turaza hano kuri task. Tukigera hano kuri game, hano ntabwo ari kuri task nkanze. Urabona ko ari biriya bya Torex bari gukina. Hano muri izi Torex cyangwa Sky Plunger, izi game ushobora kuba wakiramo ugakuramo amadolari byibuze ari hagati ya 497.75. Ni amafaranga menshi, amadolari 497 ubashije gukina ino game ukayirangiza ukagera kuri reach high level. Play the game and reach high level. Kina ino game ugere kuri level ya nyuma utsindire aya mafaranga. Biragoye gukina ino game wisoze kuko irakomeye kuyikina, ugira ku marevo yo hejuru bikarangira bikunaniye gukina ino game neza. Rero uragerageza ukina ino game mu buryo bushoboka. Reka nze nkwereke urugero ino game ukuntu iteye. Iyi game irimo uburyo bwo kuba wakina unirukanka, abarimo ibintu byo kwirukanka. Ugifungura ino app barataguhereza amadolari angana na 0,01. Nugenda metero zigera ku 150 urahabwa ayo madolari angana na 0,05. Nugenda metero 300 urahabwa 0,011. Ubwo aragenda yiyongeraho agenda kuri account yawe, ubashe kuza kuba wayabikoza nugera ku madolari 10. Aha ngaha naho nugera kuri metero 550 urahabwa amadolari 0,144. Aha ngaha nugera kuri metero 700 urimo kwirukanka, baraguhereza amadolari agera kuri 4,37. Hano nugera kuri metero 900 urahabwa amadolari 29,10. Nugera kuri metero 1,200 urahabwa amadolari 50. Urabona ko ni ibintu bishoboka. Hano harimo n'ubundi buryo nk'uko ubireba. Nugera kuri metero 5,000 wabasha gukuramo byibuze amadolari 310 ugeze kuri level ya nyuma. Gusa iyi game yadutindira, reka nze tube tuyiretse. Ushaka gukina ino game ugatangira gukuramo amafaranga, uza aha ngaha handitse play
play and earn amadolari 497.75. Wamara kuba wakanda ugatangira kuba wakuramo aya mafaranga ukiyifungura ino app barataguhereza bonasi yuko ufunguye app aze kuri ino website yawe ubashe kuba wayabikuza uyashyire kuri momo yawe. Tudatinze turaza ahangaha tuze hano kuri task, aha dukande kuri task tubashe kuba twakura amafaranga mu buryo bwa task. Mu buryo bwa task rero buri munsi bagira task zitandukanye batanga. Iyi ni task twarimo dukora kugira ngo tubashe kuba twasubira inyuma. Reka nze tube tuyihagaritse ino task twari tugiye kuba twakora kugira ngo mbashe kuba nabikwereka neza. Urabona ko hano dufite task zihari uyu munsi, dufite task 467, task 467. Hano handitse total task available 467, money available to earn, amafaranga ahari yo kuba watsindira ni amadolari agera ku 108,390. Ayo ari pending nakoreye agiye kuba yaza ni aya ngaya. Aya ari pending mfiteho amadolari 0.34 nk'uko ubireba ahangaha. Ayangaya nayo agiye kwiyongera kuri account yanjye kuko yari menshi, yose aragenda aba pending, aba approvable, ako kanya your approvable rate akomeze abe approvable kugira ngo ajye kuri account yanjye. Urabona ko akiri pending, ntabwo aya ngaya yo barayanyishyura. Mu kandi kanya igihe nikigera bagira igihe baguhereza cyo kwishyura, nikigera arajya kuri account yanjye. Reka dukore n'izindi task kugira ngo nkwereke uburyo waza ukora amatask. Hano harimo amatask menshi cyane. Hano ushobora kuba wakiyandikisha. Hano iyi task ya mbere byibuze yagusaba iminota 2 nk'uko ubireba ahangaha. Ubona ko bari kutubwira ko byibuze iyi task takes 2 minutes, yagusaba iminota 2 ukishyurwa mu gihe cy'amasaha 9. Ushobora guhitamo kwiyandikisha kuri ino website ya sign up reward 21 and earn, ugashyiramo email yawe, ukiyandikisha ukoresha email yawe. Niyo mategeko n'amabwiriza ahari. Ikintu gihari nujya gukora task uraza ukanda instruction, nukanda instruction uraza ukande hano usome amategeko n'amabwiriza agenga iyo task ugiye gukora kugira ngo ubashe kuba wakishyurwa. Ikintu gihari rero hano harimo ibintu byinshi cyane ushobora kuba wakora. Hano harimo uburyo bwa Binance gufollowinga, hakaba harimo uburyo bwinshi gufata ama screenshot n'amasoftware uri buze kwiyandikishaho ugahabwa amafaranga. Hano harimo ibintu byinshi cyane. Urabona nk'iyi bita Upwords, ni app uri budownloading nurangiza wiyandikishe ukoresheje email, open and install and open sign up with email and with social media. Ifunguriro app nurangiza wiyandikishe ukoresheje social media ndetse na email, ubashe kuba watsindira amafaranga agera ku madolari 223 yonyine, ntabwo ari 200. Rero mbere yo gukora task uze ahangaha usome instruction zijyanye n'iyo task ugiye gukora kugira ngo ubashe kuba wakorera amafaranga kuri ino website. Urabona ko harimo task nyinshi cyane muri ino website wakora ukinjiza amafaranga. Wareba izoroshye, si ngombwa ngo ukore task zikomeye kuko haba harimo na task zisaba kwicara, ugakoreramo amafaranga. Harimo uburyo bwo gutanga subscribe, sinzi muri kureba YouTube easy money, bavuga ati kanda subscribe byibuze urebe n'umunota umwe bakwishyure aya mafaranga. Nubikora amafaranga yawe barayaguhereza rwose, uzi kubasha kuba wayabikuza nugera ku madolari 10. Rero ibyo biroroshye cyane kuba wabikora. Hano bari kutubwira ati like YouTube community post, utanga like kuri YouTube community ukaba wabasha guhabwa amafaranga. Bisaba kuba wabikora, bisaba byibuze iminota 2, niyo myinshi ishoboka, ukaba wishyurwa mu gihe kingana n'iminsi 3. Mu gihe rero batarakwishyura iminsi 3, iyo batarakwishyura aba ari pending, iminsi 3 ishira amafaranga yawe yageze kuri konti. Hano bari kutubwira ati watch video per minute, reba video byibuze umunota umwe, biragusaba byibuze iminota 2 kugira ngo urangije task, ubohereze na screenshot
bakwishyura mu gihe kingana n'umunsi umwe. Byose biba biriho ngibi aha ngaha. Hano harimo uburyo bwinshi wakuramo amafaranga, Car Game, Alibaba, uri gufungura application ya Alibaba ugashyiramo ya Alibaba niyo ikwishyura ayo mafaranga kuko niyo uba wafurowinze, uba wayijoyininze, uba wakoresha app yabo nk'uko babigusabye, barangiza bakakwishyura nabo bakungukira mu kwamamaza. Rero ushobora kwibaza ati ese ni gute aba ngaba bo bunguka? Iyo uri gukoresha app zabo hari igihe banyuzamo ads bakaba bakamamaza, bakabasha kuba ibikorwa byabo byagera kure, nabo bakaba bakunguka. Niyo mpamvu rero nta gihombo bafite mu kuba baguhereza aya mafaranga. Urabona ko bari kukubwira ngo watch YouTube short video. Reba iyi video ya short byibuze umunota umwe. Watch video per minute. Reba byibuze video umunota umwe tubashe kuba twakwishyura aya mafaranga ari aha ngaha yiyongere kuri aya yandi. Mbere yuko ukora ino task biraza kuba byagusaba kubanza gukanda hano kuri instruction ugasoma amategeko n'amabwiriza agenga iyo task kugira ngo ubashe gukuriramo amafaranga. Tudatinze rero urabona ko harimo amatask menshi, watch video byibuze umunota umwe, aha ngaha urakeka urimo kuhareba, aha ngaha harimo uburyo bwinshi bwo kuba wakuramo amafaranga muri ino website. Ikintu gihari ushobora kugerageza nk'aha ngaha kwesitaramo application ya Alibaba ukaba wakuriramo amafaranga. Hano harimo ibintu byinshi, harimo task nyinshi ushobora kuba wakuriramo amafaranga. Ikibazo ninjya gukora task biransaba umwanya muremure, bisange video ibaye ndende, bitume ndihutisha video ngo nawe utangire ukure amafaranga. Gusa nugira ikibazo nyandikira WhatsApp, nomero ndayishyira muri comment cyangwa muri description kugira ngo ugire ikibazo aze kuba yambaza kuri WhatsApp cyangwa anyandikire muri comment avuga ikibazo yahuye nacyo, kandi nibinakunda ugatangira kuba wayakorera ukaba wanabikuza, ugaruke kandi wandike muri comment uvuga ko byakunze mu gihe biza kuba byagenze neza. Rero hano harimo task nyinshi ushobora kuba wakora, nk'iyi task bari kugutegeka kureba byibuze iminota 10 kugira ngo wishyurwe aya mafaranga. Urabona ko bari kutubwira ati watch a video per 1 minute search something. Byibuze reba video iminota 10 uhabwe ari amafaranga. Icyo bigusaba ni interineti, igishoro ni interineti. Tudatinze nk'uko wabibonye hano harimo task nyinshi ushobora kuba wakora ugakoreramo amafaranga. Tudatinze rero reka tujye kwibanda ku gice cyo kubikuza amafaranga. Tugiye kwibanda ku gice cyo kubikuza amafaranga, gusa icyo ngusaba urebe video yose kugira ngo utaza kuba wacikwa n'akantu na gatoya. Aha ngaha harimo uburyo bwinshi. Ukigera wowe ugifungura bwa mbere uraza ukande hano kuri survey, aha kuri survey ugerageze amahirwe. Aha ngaha nutsinda ino survey y'ibibazo bakubaza baraguhereza bonasi y'amafaranga ashobora kugera ku $1. Aha ngaha kuri survey kanze mpakande mbibereke. Ningera aha ngaha kuri survey, uraza umanuke uze ukande hano handitse start survey. Bakutubwira ati byibuze survey iri buze kudutwara igihe kingana n'iminota 6. Kugira ngo wizere urabona ko abamaze gukora survey bose, uyu yamaze iminota 43, uyu yamaze iminota 44, uyu yamaze iminota 44. Aba bose uyu mumama ndabona yarashyizeho ifoto ye. Hano harimo abantu benshi, urabona ko n'uyu muntu amaze iminota igera kuri 47, uyu akaba amaze iminota igera kuri 48, 46, 46 bamaze gukora survey. Dore amafaranga bamaze gutsindira mu gukora survey. Ayo yose niyo mafaranga bamaze kuba batsindira. Nurangiza usubire inyuma uze ukande ahanditse start survey. Aha ngaha handitse start survey. Ikintu gihari uraza ukande kuri start ukore survey. Ugikanda kuri start urabona ko ngewe survey yanjye nayikoze. Bari kumbwira ati survey bayiguhereza buri cyumweru. Ngewe survey rero yarangiye, urabona ko nsigaje iminsi 5 n'iminsi 11 n'iminota 15 kugira ngo bongere bampeze indi survey nshyashya. Kumwe ati you can attempt this survey again. Uzongera gukora indi survey
mu gihe byibuze hashize iminsi 5, amasaha 11 n'iminota 15. Urumva ko ni ibintu bisobanutse, wowe utarayikora uraza ukore survey, ugerageze amahirwe, usubize ibibazo bakubaza, aba ari uguhitamo urahitamo, nurangiza guhitamo ukoreremo amafaranga. Ikindi kintu gihari uraza hano kuri offers utangire gukura amafaranga mu buryo bwa offers. Kuri offers uraza ukande kuri offers, ugikanda kuri offers dore bwa buryo nakweretse ngitangira bw'uburyo bari gukuramo amafaranga muri ino Trox. Uzohitemo uburyo bwa Trox nibwo buryo buri gutanga amafaranga menshi cyane. N'ibi byose bitanga amafaranga birishyura, ariko abantu benshi bari gukoresha ubu buryo bwa Trox. Reka ari nabwo tugerageza mbukwereka, ndi kugerageza kwanga kubikora byose kuko ngiye kubikora ngo ntangire nanjye nyakore mbibereka, byansaba ko videwo itwara igihe kinini cyane. Rero dore uko bimeze. Hano mu buryo bwa Trox harimo uburyo bw'amasentisi. Aya masentisi barayavunja, wowe ukora withdraw, ukimara kuba wakuramo amafaranga hano ahita aba withdraw. Tudatinze rero kaze nkwereke urugero. Hano harimo uburyo bwinshi muri Upwork, hakabamo buno bwa Diamond City, Magnet Money. Hano harimo uburyo bwinshi, harimo nyinshi, urabona ko harimo ibintu byinshi wakoreramo amapointi menshi. Urabona ko amapointi ahari uyu munsi ni aya ngaya. Uraza uhitemo wenda uburyo bumwe ushaka kuba wakoresha nko gukina game ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Nugera aha ngaha uraza ukande kuri proceed to offer, urakanda hano kuri proceed to offer, nurangiza ariko uze kubanza usome aya mategeko n'amabwiriza agenga iyi offers. Nurangiza kandi kuri proceed to offers, ukimara kuba wakandaho barahita batangira bakujyane kuri iyi offers y'ino app, utangire ukine game ubashe kuba wakoreramo amafaranga. Urabona ko bagiye guhita baduhereza namba kwiyandikisha muri Upwork. Numara kwiyandikisha muri Upwork baragusaba nomero yawe, bari bugusabe nomero yawe get started. Bakubwira ati shyiramo nomero yawe nk'uko ugiye kubireba aha ngaha, shyiramo nomero yawe, phone numbers. Numara kuba washyiramo phone numbers, shyiramo email yawe, igihugu cyo ni cy'u Rwanda bahita babona ko uri mu Rwanda. Ushyiremo n'ahantu uherereye country whereas, ushyiremo n'intara uherereyemo, byose barabikubaza, state or province urabihitamo. Nurangiza ukanda hano amategeko n'amabwiriza, nurangiza ukande submit. Numara gukanda submit uraza guhita ubasha kuba wakoreramo amafaranga muri ino website. Amafaranga arabuze guhita ajya kuri dashboard, ubashe kuba wayabikuza uyashyire kuri momo. Ndi kugerageza kugira ngo ino videwo itaba ndende cyane, reka nsubire inyuma, ubwo wowe uri buze kubikora. Nugira ikibazo uri bumbaze muri comment, kangerageze gusubira inyuma kuko hari ibintu byinshi ngomba kuba nasobanura muri ino website, muri ino platform. Urabona ko harimo uburyo bwinshi, reka nsubire inyuma njye no ku buryo bwa games. Urabona ko hano wakina iyi game ya River and Dash. Iyi game ya River and Dash irimo byibuze ubashe gukina ugatwara ubu bwato, byibuze mu gihe muri uyu umugezi baguhereza. Iyi nicyo imaze muri uyu mugezi baza kuguhereza ntuzaba uri gukina ino game, kuko njye natangiye kuba nayikina. Ushobora gukuramo amadolari agera kuri 22. Rero wifashe ugakina game imwe kugeza ubonye amafaranga, ntacyo byaba bitwaye. Ugakora survey, ugakora task, ukaba wareba na video. Urabona ko ahangaha aba bantu 100 bose babikuje uyu munsi. Aba bantu 100 bageze ku 100 babikuje uyu munsi. Uyu yabikuje amadolari 32. Uyu ni umunyarwanda wabikuje amadolari 28. Urabona ko hariho ibendera ry'u Rwanda. Urabona ko dufite abanyarwanda bari gukoresha iyi website. Abari mu Rwanda bamwita Solomon, akaba ari mu gihugu banza cya Uganda, akaba yakoreye 55. Yakoreye mu Rwanda yakora 18, yakora 25.
uyakorera 18, uyakorera amadolari 7, uyakorera amadolari 5. Aba bose ni amadolari bakoreye uyu munsi, rero urabona ko yizewe. Nimba wowe utari kubyizera, dore igihugu cy'u Rwanda kiri mu bantu bari gukorera amafaranga, uyu munyarwanda ni umwe mu bantu bakorera amafaranga menshi uyu munsi. Yakoreye amadolari 28, ndetse n'uyu nguyu yakoreye amadolari 28.56. Aba babiri ni abanyarwanda, ni uwa kane n'uwa gatanu ni abanyarwanda bakoreye aya mafaranga uyu munsi today. Top inners today, abantu nyine ba mbere batsindiye amafaranga menshi. Urabona ko n'abanyarwanda bamaze kujoyininga mu gukorera amafaranga muri ino platform. Kubikuza byo biroroshye cyane, icyo bigusaba biragusaba kujya kuri Play Store urebe ino application yitwa AirTM. Iyi application niyo yohereza amafaranga kuri mobile money. Ukimara kuyakorera muri website, ino application ituyohereza ari amafaranga kuri mobile money. Reka nze nkwereka uri buyikure kuri Play Store. Urahita uza kuri Play Store yawe cyangwa ahantu hose ukora application, uze usacinge application yitwa AirTM. Application yitwa AirTM, ubyandike neza nk'uko mbyanditse, nurangiza usacinge, uze urebe ino application ifite ino logo ya A yanditseho AirTM. Urabona ko iyi application irizewe cyane. Iyi AirTM ikoreshwa ku isi hose. Nimba uri kubireba aha ngaha, biva AirTM send money to anywhere in the world. Yohereza amafaranga ahantu hose kuri iyi si waba uherereye. Yakira amafaranga atandukanye ikayasunika ahantu hose waba ushaka. Yishyura kuri PayPal, ino application yishyura kuri PayPal, ikishyura kuri mobile money, Airtel money, ndetse n'ahandi hatandukanye. Icyo waba ushaka cyose, waba ukeneye kubona amafaranga yo mu ma crypto, ibigufashamo. Iyi ATM irabigufasha cyane. Tandukana na Binance, ikwishyura direct ako kanya bihita kugeraho kuri mobile money. Ikintu cya mbere uri bukore, uraza ukanda hano kuri open cyangwa winjiye kuri iyo application kugira ngo ubashe kuba wabikuza amafaranga aturutse muri iriya website. Ikindi uri bukore, urashyiramo password ya telefone yawe ukoresheje fingerprint kugira ngo bihite byoroha. Kubikuza rero, urabona aha handitse withdraw, aha handitse withdraw. Uraza ukande hano handitse withdraw, nurangiza ukande add funds. Hano ni ukongeraho uburyo bwo kuba wakishyurwa amafaranga. Start $7, send money and accept payment method $, aho wabereye ku isi hose. Ukenera kubikuza, uraza ukande hano kuri withdraw, ukande hano kuri skip. Ukimara gukanda kuri skip, basi bavuga ati hey Damon, so bambwira ati hey Damon, which payment method do you want to use today? Ushaka ko tukwishyura gute uyu munsi? Urabona ko nomero yanjye ngiye narabihuje, bakoresha uburyo bwa peer to peer, bakoresha MTN mobile money nk'uko ubireba aha ngaha. Urahita ubona nomero yanjye namaze kuba nayishyiramo, nzajya nakiraho amafaranga withdraw funds nk'uko ubireba aha ngaha. Hano harimo uburyo bwinshi wakongeraho ukaba wabikuza. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo guhitamo MTN mobile money, warangiza ukaba wakira amafaranga aturutse kuri iyo website. Ikintu uri bukore, idolari rimwe rihagaze amafaranga, nukenera kubikuza uraza wandikemo umubare w'amafaranga azaba yaje kuri ino ATM, 1000, wenda tuvuge amadolari 10. Amadolari 10 akaba ahwanye n'amafaranga 13,461. Aya mafaranga ahita aza kuri mobile money yawe, iyo wabihuje ahita azaho direct. Urabona ko aha ngaha harimo logo ya MTN, bagiye kuyohereza kuri MTN, akaba ari bukugereho muri iyi minota bagennye. Aha ngaha amafaranga yawe agahita akugeraho kuri MTN mobile money.
rero biroroshye cyane, urahita usubira inyuma, urahita usubira inyuma, uze urebe wenda ushobora kuba ushaka kongeraho uburyo bwo kuza wishyurwa, uraza ukoreshe ubu buryo bwa search payment method, urasacinga uburyo ushaka ko bakwishyura. Njye nakoresheje uburyo bwa mobile money. Ku bantu bafite banki, muraza muhitemo banki mushaka kubikuzaho amafaranga mu buryo bwa cash, mu buryo bwa cryptocurrency, mu buryo bw'amawallet, mu buryo bwa gift card, mu buryo bwa mobile money, mu buryo bwa prepaid card. Harimo uburyo bwinshi, uraza ukoreshe bumwe muri ubu buryo uri aha ngaha. Nimba uburyo ushaka ko bakwishyuramo budahari, uraza ukanda hano kuri search, aha nurangiza usacinge uburyo bakwishyuramo, byose biraza kuba birimo, biraza kuba birimo. Urabona ko uraza uhitemo, wenda urabona ko nsacinze uburyo bwa Airtel money. Airtel money ushaka ko bakwishyura mu buryo bwa Airtel money, ubona ko Airtel money iri muri Zambia. Ukeneye ko uri muri Zambia wakoresha ubu buryo, uri muri Airtel money ya Tanzania wakoresha ubu buryo, Airtel money ya Kenya wahitamo hano, Airtel money muri rusange ubaye uri mu Rwanda wahitamo ubu buryo bwa mbere. Biroroshye cyane, uhitamo uburyo bwa mbere barahita bagusaba nomero yo kuba wabikuza, barahita bagusaba nomero yo kuba wabikuza. Uraza uhitemo Airtel money, wenda uhitemo wenda nimba ari Kenya, urahitamo Kenya, nurangiza uhitemo amafaranga ugiye kuba wakakira. Urabona ko biza kuba byakemutse. Reka dusubire inyuma rero kugira ngo mbikwereke. Njye nemejemo ubu buryo bwo kubikuza kuri MTN, ndakeka abantu mwese muri mu Rwanda biroroshye cyane. Nawe uherereye za Burundi ndetse n'ahandi, ndabizi ko muba mureba zino video, bino bintu birakora, ndetse no mu gihugu cyanyu ibintu birakora cyane. Nawe wagerageza ugakorera amafaranga ukajya ubikuza rimwe mu cyumweru. Murakoze cyane, mwibuke gukanda subscribe kuko bize kugira ibihe byiza. Ndabashimiye cyane.